Muraho neza nanone bakunzi ba L55 TV show, turagarutse kubagezaho inkuru ya mama. Muribuka ko twasoreje ubwashize hahandi Jenny yari ewan ibintu byamucanze ari kwa muganga, ari kuvuga ati ndayikuramo. Mama Nyambo ndetse na mama Nsabi bo bari kumuga ati havuda kuri iryo kosa kuko wazabyicuza, wazabana nabyo nyine, wazarira, wazahangayika cyangwa se wazahora wishinja icyaha ubuzima bwawe bwose. Rero havuta bikora cyane ko wenda nka mama Nyambo we byamubayeho, ibyo avuga nyine arabizi. Yego nyine ntiyahita yerura ngo avuge ngo byagenze gutya na gutya, ariko nyine we ari kubivuga nk'umuntu bizi, nk'umuntu byabayeho, warabifiringa nyine akabyumva. Ubwo rero niwe uri kumugira inama ambwira ati have udakora iryo kosa, udatinyuka kuba wakuramo inda ukiyicira umwana, kuko byazaba ari ibibazo, wazabyicuza nyine. Ubwo rero ntuza we byamucanze, Jenny byamucanze, ntazi ngo arakora iki, ntazi ngo arabigenza gute. Tugaruka kuri ya ndege yacu rero. Ndege yacu abantu bari ku butaka barayibonye, mu kuyibona baravuga ati muguma aho ngaho cyangwa se mukoresha uburyo bwose turakomeza tubabone, tubuze kubatabara, kuko nta bundi buryo. Nimuva kuri uko nyine aho turi kubabona, ni mu tusha gato cyangwa se hakagira ibibazo muzana, ntabwo turaba tugishoboye kubatabara. Ariko nimugumya gutyo, nimuguma uko muri nyine, muribuka ko ikintu bari gukoresha hari umugabo wa wundi umenyereye ibintu by'indege bari bazanye, yarababwiye ati mufungura aha n'aha, mubigenze gutya na gutya, twe turahita tubabona. Ubwo rero niko nyine we niho yabafatishirije, barabafatisha bavuga ati rero mugume gutyo, ntihagire ikindi kintu muhindura, twe turababona nyine, noneho twe turaza kubatabara. Ubwo rero muri icyo gihe bo bategereje kuza gutabarwa. Noneho mu gihe bari gutegereza kuza gutabarwa, ubwo abantu bose baricaye baratuza, nta muntu n'umwe wa mukecuru yababwiye, ndetse na Risudi yababwiye, ndetse na Fandi yagerageje kubabwira, nubwo bose batari kubasha kubyumva. Ariko nyine bo bababwiye ko ikintu bagomba gukora ari ukureka gushwana, ari ukureka guterana amagambo kugira ngo baze babatabare. Ubwo rero mu gihe bari aho ngaho, wa mukecuru na wa mama utwite, ntuza Risudi yagiye kubareba, arababwira se mumeze mute mwebwe? Kandi urakoze cyane, abwira wa mukecuru, ambwira turakoze kubamfasha, ati byibura ibi ngibi biri butabara ubuzima bwabo ndetse n'ubwacu twese, ati nizere ko mumeze neza. Rero noneho wa mukecuru aramubwira ati ewana tumeze neza kandi wakoze cyane, wakoze kuhaba, iyo utaza kuhaba ndakeka ko tutari no kurokoka, tutari no kubaho. Aramubwira ati rero wa muhungu we, ntabwo mbizi, ntabwo nzi ibyo niba gushinja niba ari byo, ntabwo nzi wenda niba kuko ibyo wakoze warabikoze, gusa ndagushimiye kandi ndakeka njyewe ndakwizera, wavuga ko atari byo, wavuga icyo wavuga cyose ndakwizera. Noneho ntuza Risudi yaravuze ati mama reka tubyihorere kuko nta kintu ndi kumaca kubivugaho. Noneho umukecuru aramubwira ati ariko se ubundi mu by'ukuri biriya bintu kuko nibyo byagenze gute? Risudi aramubwira ati uko wabibonye kuriya rero nibyo, ariko nyine ntabwo ari njye nabikoze, ni umuntu w'inshuti yanjye wagerageje gukinisha fone yanjye birangira bisize hanze. Rero ntabwo ari njye, atari kuri kubyumva, nta kintu njye nari gukora. Niba ari wowe wabisize, niba byaravuye muri fone yanjye bigaragaza ko ibintu byavuye muri fone yanjye, nubwo bwose nari kuvuga ngo ni inshuti yanjye yabigize gutya na gutya, ntabwo byari kumvikana. Njye nta busobanuro bwinshi nari mfite, cyane ko njye ntari umunyagihugu. Ntabwo rero nari kujya gushinja umunyamuntu wo mu gihugu usanzwe ubamo hano, umuturage wahavukiye cyane noneho ufite wenda n'uruhu rutandukanye n'urwanjye. Ntabwo nari kujya kumushinja ngo nze mvuge ngo nakanaka ngo yafashe fone yanjye ngo yabigene, ntabwo byari gukunda. Icyo nemeye ko ngomba kwirengera buri kimwe cyose cyabaye. Ubwo rero nta kindi kintu nari gukoraho. Noneho umukecuru aramubwira ati nta kibazo, icyo ari cyo cyose ndabyizera, kandi ndabyizera ko utabikora. Ati nkurikije ukuntu ibintu byose byatangiye hano, nkurikije ibintu byose wakoze, nkurikije iki, ati byanga binoka njye nk'umuntu mukuru mba nabibonye kuko nk'umuntu wari wirukanywe, nk'umuntu bahohoteye, nk'umuntu
banasanze bari gukubita cyangwa se twitwayeho nabi cyane, kuba wagerageje ukabasha kudutabara, wagerageje ukatugaragariza ko nyine wowe ubuzima bwacu nyine ubwitayeho bitandukanye nuko twe twari twakwitwayeho, twe twumvaga twakwangiza ubuzima bwawe, twumvaga turi kugufata nk'inyamaswa, ariko ukaza kudutabara, wowe ukabyirengagiza, ibyo byose byabaye ukabyirengagiza, ukagumya uduhagazeho nyine udutabara. Ati wakoze kandi njye ndakwizera pe. Noneho umukecuru amubwira ko ari Sudara amubwira ati nta kibazo, wowe tuza kandi wumve ko ahantu ugiye uragera amahoro, reka ibyo tunabyirengagize, n'ubundi nyine byarangiye, namaje kuva muri kino gihugu, nta nubwo nifuza kukigarukamo, by the way ntabwo nifuza, kuko ni wacu nyine, ni wacu, barankeneye nanjye nyine, ubu ngubu nyine namaje gufata umwanzuro. Noneho umukecuru aramubwira ati se nta kuntu se wumva ko kubera wenda ibintu uri gufasha, uri gutabara abaturage b'igihugu, ntabwo wumva ko nyine bari buguha amahirwe yo kongera kuba mu gihugu cyacu nyine, kandi niba yaguha se ntabwo urayakira? Aramubwira ati hoya, ati ntabwo, ati yego wenda nari mvuyemo bambaninze ko ntazagarukamo, ntazagira ute, ati wenda birashoboka ko bambwira ngo nzahagume cyangwa se nagira ute, cyangwa se ibyo bihano bakabikoramo, ariko njye niyo babimbwira, niyo bambwira ngo ngaruke, ntago rebana, kugaruka biri kure, wenda nazajya ngaruka gusura abantu nyine bisanzwe, nkagaruka gutembera nyine nk'ahantu nyine umuntu aba yarabaye, ariko aka kanya nyine nafashe umwanzuro kuko ngiye kwiga mu gihugu cyanjye, nyine hari ibintu nyine ngomba gukora, byaranarangiye namaje no kwiyandikisha. Ubwo rero umukecuru aramubwira ati nta kibazo, ubwo ngubwo nizere ko kuko n'ubundi byanga binoga, indege niza kudutabarira dusubiza mu gihugu, tubanze tugende wenda baduhinde flight cyangwa se bigenze kundi, ubwo nta kibazo, njye nzaguha adresse zanjye, nuramukuje ewana nizere kuzansura. N'uwo mumama nawe atamubwira ati nanjye ndaguhiyange, wa mama mutwite nyine, nanjye ndaguhiyange, nizere ko byibura nakakugize kandi fata uno mwana ntwite ukazamubera papa wo muri batisimu nyine, ewana kuko uramutabaye, ni nkaho nyine ubuzima bwiwe wazaba bukesha uti. Rero ndifuza ko umwana wanjye azamenyana nawe, ndifuza ko nyine ewana azajya avuga ati dore wa muntu wantabaye nyine nkakugira kandi fata wiyote, kandi nizere ko ibyo uzabyemera. Ati wenda niyo ushaka uzabiba muri icyo gihugu, no mu gihugu cyawe, nushaka bizaba bimeze gute, ariko njyewe ndabikwemereye, niba ari n'itike wenda ushaka izakuzana, ibiki byose njye nzabiguha, ariko mbabarire mbere papa wo muri batisimu uno mwana. Nyine biragaragara ko nyine yabafashije, nubwo hari abantu nyine bamwe batari kubyumva neza, bumva ko nyine ari wo wangije wa mukobwa, wumva ko ibiki bitari na ngombwa akabasobanurira, bo bakaba babifashe uko babishaka, bakabifata uko babyumva, bakabitwara uko babyumva, ariko hari abandi nyine bari kumwumva, bari kubasha kumva nyine uko ibintu bimeze. Twagarutse kwa muganga rero, kwa muganga ibintu bikomeje kumera nabi, nyambari kurira, nsaba ari kugerageza kumukomeza, ariko kuvuga ati Imana kurira bimeze bite? Noneho nyamba akavuga ati reba n'ukuri kw'Imana, reba uriya mukobwa ukuntu ari mwiza, ariko umuntu nkungu w'umuntu w'inyana y'imbwa akaza akamufata ku ngufu, ati nkungu ubu yagiye gukora biriya bintu gute? Ati mbabajwe n'ukuntu none reba none ameze nk'umuntu w'umusazi, ni nkaho yasaze pe, ni nkaho yasaze. Ati subu biragenda gute koko? Nsaba aramubwira ati ihangane, ati byibura wowe gerageza nyine wifate, kuko niwe mukobwa uri hano, niwe wakamubaye hafi, none niwe uri kurira. Ati reba abandi ni abamama nyine, ni abantu bakuze, ntabwo nyine bakumvikana nk'uko nawe wenda we mwakumvikana, niwe mukobwa, gerageza rero wituma wituma byibura nawe agira complex, nabona uri kurira kandi nawe utameze neza, nawe bishobora kugira ikindi kintu bimutwara. Rero wowe komera wumve ko ari we muntu wagakwiye kuba ari wumve ko ari nkawe, ari nka mukuru wawe nyine umube hafi. Gerageza rero nawe wirira, umbabarira wirira, atari ko nyine umuntu wamukoze biriya ni inyamaswa, nanjye cyamunyereka namuhonda, sinzi ikintu namukorera, sinzi ikintu nyine namukora, sinzi ikintu namwitura, ariko uno muntu ni inyamaswa pe. Ariko nyine abantu babi ati
nyine we yabuze ukabivuga, cyane cyane ko noneho Nsabe we ewana kuva ku munota wa mbere ibi byose bijya kuba nyine nibo bamutabaye, nibo bazi ukuntu yaje ameze, nibo bazi ukuntu bazi buri kimwe nyine. Ubwo rero mu gihe ibintu bikomeye bari aho ngaho bakiri kuvugana gutyo, Jenny we byanze nyine yataye umutwe nyine ameze nk'umuntu uri kugenda asara gakeya. Noneho baragerageza kumwihanganisha, baragerageza kumubwira tuze, ariko nanone biri kwanga. Noneho nyine Nsabe yabwiye Nyambara amwe ati none se basi wakwihanganye niba guceceka cyangwa se gutuza byanze, ukabanza ugasohoka ukagenda ukabanza ukamera neza. Ati basi tugende njye kugurira icyayi, tugende njye kugurira ikintu kiratuma tuza, tugende. Noneho Nyambara avuga ati oya ntabwo mva hano isi bwo natererana, niba ari mukuru wanjye namutererana gute, ntabwo byakunda. Ati ubu ngubu namaje kumufata nka sister wanjye, ni ngiye muntu wenyine afite umukobwa we nawe agakwiye kumuba hafi. Ati ahubwo nagakwiye kuba nyine mpari isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Nyine iyo miryango uko ari ibiri nyine, ari umuryango wo kwa mama Nyambo, ari umuryango wo kwa mama Nsabe, bose bari kwiyumvamo nyine uwo mukobwa, bari kurwanira kumufasha nyine. Yego nubwo batamuzi, nubwo batazi nyine buri kimwe, ariko bari kumufasha. Noneho rero ubwo Jenny wahana ari kuvugaguzwa, ari kuvuga amagambo menshi, ari kuvuga nyine Jenny ameze nk'umuntu w'umusazi. Noneho mama Nsabe ageze aho aravuga ati rero reka mbabwire, ahamagara Nsabe aravuga ati ihute ushaka ukuntu uhamagara abaganga, kuko bino bintu biri buze kuvamo ibintu bikomeye. Bino bintu bishobora kumuteza trauma yo mu mutwe, ugasanga havuyemo ikibazo kirekire. Gerageza ugende ubwira umuganga banguka hakiri kare, kuko bishobora kuza kuvamo ibintu bikomeye. Turi kubyita ibintu by'imikino, ariko bishobora kuza kuvamo ibintu bikomeye. Ati cyane cyane reba Jenny atwite inda, ntameze neza, noneho nawe ntari kwiyitaho. Ati ibi bintu rero bishobora kuzagira ingaruka ku mwana, cyangwa se na nyina bikamugiraho ingaruka. Ati kuko isaha n'isaha ashobora kuba traumatique nyine, agasara izanamo ibintu by'uburwayi bwo mu mutwe. Rero ugenda utubwirire muganga banguke. Noneho ubwo rero Nsabe yahise yirukanka aragenda avuga ati muganga muze mudufashe, wa mubyeyi bikomeje kwanga, bikomeje kuba ibintu birebire, cyane cyane ko abayemo urukumva. Abaganga bose baramuzi, amazemo igihe kinini kuva bamufata ku ngufu, kuva bamuzana. Ibaze ko nanubwo ngo akiri aho ngaho, akiri kwa muganga, ajya gukira ibintu bimwe ibindi bigacya, kuko ubwo yari yabashije gukira nyine, yumva agiye gusubira mu kazi. Bamubwira ko atwite, kuba atwite nabyo bihita bizana ikibazo cyuko nyine we atazi wa muntu wamuteye inda. Ntabwo yumva ukuntu atwite, ntabwo yumva ukuntu nyine agiye kubyara umwana w'undi muntu. Noneho cyane cyane umwana w'umuntu wamufashe ku ngufu, wamuhohoteye, wamwangirije ubuzima, aho ubuzima bwe bwari bugiye kuryohera, uwo muntu akaza agahita bwangiza. Ntabwo yumva nyine ukuntu azarera uwo mwana, akabyara umwana akajya avuga ati n'umwana ni umuntu wanyiciye ubuzima, ni umuntu wamuhohoteye, ni umuntu wagize ute, wanyangirije ubuzima bwanjye bwose, akabirenganyiriza umwana. Noneho umwana cyane cyane, ubwo umwana nyine uri kumva niba ingaruka zizajya zibaho. Ibaze nawe nyine, nawe ari wowe kuba wakwifata ukabona ufite umwana, ariko uwo mwana n'umuntu waguhemukiye, kandi uwo mwana ubutegetswe kumukunda, ubutegetswe kumufata nk'umwana wawe, nk'umwana nyine umwana wawe nyine, nk'uko nawe ufata umwana wawe. Nawe wowe ushobora kuba uri kutwumva, ibaza ahantu uri ufite umwana nk'umwana wawe w'imfura, cyangwa se umwana wawe w'imfura nyine, reka kuko n'ubundi n'uw'imfura, ugiye kubona nyine ukajya ubona n'umwana wa muntu waguhohoteye, wa muntu wakwangirije ubuzima, wa muntu wagufashe ku ngufu, cyane cyane noneho bwa mbere na mbere wakwambuye ubusugi bwawe, akaba ari nawe muntu mubyarana. Ibaze nawe ukuntu wajya ubona uwo mwana hari ukuntu wajya umutura ibibazo, kandi cyangwa se ukamuhohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi we nta ruhare yabigizemo. Rero kubera ibyo bintu byose biri kugenda byikubita mu mutwe wa Jenny, ewana yataye umutwe. Muganga rero yaraje yihuta, muganga aravuga ati bimeze bite, ashaka kumufata, ariko Jenny yabarushije imbaraga, ameze nyine byarangiye, nyine ameze nk'umuntu w'umusazi, yataye umutwe ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero
muganga yagerageje kuza ahita amutera urushinge rumuturisha. Ntuza mama Nsaba aramubwira ati ariko se urwo rushinge umuteko mbona nduzi, urwo rushinge ni urw'iki ko mbona uri kuntera ubwoba? Muganga yaravuze ati byanga binoga nta kindi kintu nagombaga gukora, nta kindi kintu, nta andi mahitamo nari mfite atari kumutera urushinge rw'abasazi. Ati kuko byakomeye bigeze ku rundi rwego. Noneho mama Nyamba ahita avuga ati bigeze ku rwego bumutera urushinge rw'abasazi. Noneho ubwo rero reka dutegereza kandi gace ko gutaha tuzamenye ngo byagenze bite, ese Jane byarasaze, ese bigenze gute? Nako namaze gusigara nyazashirotse gukurikirana kandi gace ko gutaha. Murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza.